Yesu ashimwe. Muri aya masaha ya saa tanu turashima Imana iyo yabashije kuturinda tukaba tugeze muri aka kanya tugihumeka umwuka bariho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero iyi gahunda ibanziriza ikibwiriza cya saa tanu tubashe kwitangiza indirimbo y'Ijana twese duhagaze. Nyagasani turakwiragije turagukennye cyane, turagire mu bwatsi butoshye turakwiyeguriye. Nyagasani, Nyagasani niwe waducunguye. Nyagasani, Nyagasani niwe waducunguye. Ubu turabawe rwose Mwami, tureba n'imbabazi, turinde tumukumbi wawe, twe guteshuka inzira. Nyagasani, Nyagasani nyamuneka twumvire. Nyagasani, Nyagasani nyamuneka twumvire. Wasezeranye kuzatwakira nubwo turabangizi, udufitiye imbabazi nyinshi n'ubuhebuje. Nyagasani, Nyagasani nyura kugarukira. Nyagasani, Nyagasani turakugarukira. Mariko igice cya 13 umurongo wa 33 haravuga ngo, mujye mwirinda mube maso musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Reka dusenge. Mana yacu, data wera ukiranuka, turagushimiye kubw'ineza n'urukundo rwawe binyuze mu mwana wa Yesu Kristo, utarahwemye kutuba iruhande akemera no kudupfira, akatubera icyitegererezo muri byose. Niyo mpamvu tuje imbere yawe dutinyutse ubw'izina ry'uwo izina rya rihabwa icyubahiro. Turagusaba twinyaye kugira ngo abamarayika bera bakomeze kubungabunga umutekano wacu, kandi abana ubakebure ubahe gukurira muri wowe kugira ngo babe icyitegererezo cyawe, kandi cyane cyane kugira ngo abamarayika bera nibabungabunga ahantu duteraniye, nuteze amatwi wese bibashe kumugira umumaro. Turakwinginze komeza rero dufashe kandi tugire neza, ijambo ryawe rimurikire, ntabari twahubwo umwuka wera ari wowe ukomeza kwikorera hagati muri twe, nuko ukomeze gufasha abarwayi, abari mu mazu y'imbohe, abari mu ntambara, abari mu kaga katari kamwe, bose tubashyize imbere yawe. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bakomeze kubahaza mu izina rya Yesu, amen. Sashimwe. Akanya rero tugezemo ni akanya nako k'ingenzi cyane, akanya tugiye kwakira korali
abategereje n'ubundi bagahimbaza Imana, natwe tukumvira. Turabakira mu izina rya Yesu. Ari hafi kugaruka, aje kujyana abamutegereje, tuzazamuka iki kirere, duhindurwe duse nawe. Yesu ari hafi kugaruka, aje kujyana abamutegereje, tuzazamuka iki kirere, duhindurwe duse nawe. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzaba urimo. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzaba urimo. Uwo munsi uzaba ugeze, abapfuye bose bazazuka, twese tuzazamurirwa icyarimwe, twigiraho tutazongera gupfa. Uwo munsi uzaba ugeze, abapfuye bose bazazuka, twese tuzazamurirwa icyarimwe, twigiraho tutazongera gupfa. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzaba urimo. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzaba urimo. Uwo munsi yewe ndawukumbuye, nawibaze niba uzaba urimo. Murababaza bazamuka, bigiraho eza twateguriwe. Uwo munsi yewe ndawukumbuye, nawibaze niba uzaba urimo. Murababaza bazamuka, bigiraho eza twateguriwe. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza kuzaba urimo. Tuzazamuka mu cyubahiro, abera bose bazaba bahari. Uwo munsi mugenzi wanjye, ndakwifuriza
kuza burimo. Uwo munsi mugenzi wanjye ndakwifuriza kuza burimo. Uwo munsi mugenzi wanjye ndakwifuriza kuza burimo. Uwo munsi mugenzi wanjye ndakwifuriza kuza burimo. Sashimwe. Barakoze abaririmbyi ko twibutsa ko tuzazamuka mu cyubahiro. Ibyo nibyo byiringiro dufite, nibyo byiringiro dukwiriye gukomezanya tukabigeza ku iherezo ry'ibihe. Ibyo byiringiro rero Imana ishaka ko bigwira muri twe. Muri aka kanya rero tugezemo, tugiye kuganira ku magambo y'ingenzi mu by'ukuri avuga kuri Harmagedoni. Harmagedoni, Yesu ashimwe. Harmagedoni ni iki? Iyo dusomye mu byashuwe igice cya 16 tuhabona iby'ibyago 7, ariko tukabonamo n'icyago gikomeye cyane cyiswe icyago, kuko ni icyago kirimbuzi cyiswe Harmagedoni. Harmagedoni ni iki? Ni urugamba ruheruka ingabo z'isi zizaba zirwanira icyubahiro, isumbwe, ariko bitegura kurwanya umwana w'Imana ubwo azaba atungutse ku bicu. Ibyashuwe ngira ngo icyo gice cya 16 guhera ku murongo wa 14 mu by'ukuri havuga iby'icyago mu by'ukuri cya 6. Icyago cya 6, icyago cya 6 mu byago 7 bizasukwa ku isi, bigiye gusukwa ku isi bikarya abanzi b'Imana. Byashuwe 16 havuga iby'ibyago by'imperuka. Ese ibyago by'imperuka bizaterwa n'iki? Ese ibyago by'imperuka bigiye gufata abandi? Ibyago by'imperuka bitandukanye n'ibyorezo, n'indwara, n'intambara, n'ibiki byose ibyo bivugwa ko nabyo bigomba kuyogoza isi. Ariko ibyago by'imperuka ni umujinya w'Imana. Uvuga ko ari umujinya w'Imana udafunguyemo amazi mu gacuma k'uwo mujinya. Turi kumwe? Ni umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana udafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Hano iyo dusomye mu byashuwe igice cya mbere, igice cya 16 umurongo wa mbere, haravuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Hano uko ibyago 7 bizagenda bikurikira. Ese bizafata abantu bose barameje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ab'izina ryabo ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi, aba bazagerwaho n'ibyago 7. Niyo mpamvu tubwiriza tukanavuga ibyo kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, tukagaragaza inyamaswa iyo ariyo, tukagaragaza igishushanyo cyayo icyo ariyo, tukagaragaza ikimenyetso cy'Imana cy'inyamaswa icyo aricyo, tukagaragaza n'ikimenyetso n'igishushanyo n'umubare w'izina ryayo uwo ari we, kugira ngo abantu babashe kwitandukanya n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Kuko ababashije kuyoboka inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bakayoboka amategeko yabyo, bakagendera muri byo, bakabyubaha, bakirengagiza amategeko y'Imana, abo bagiye kugerwaho n'umujinya ukomeye cyane. Ibyago 7 by'imperuka. Turi kumwe yemwe? Turi kumwe? Ibyago 7 by'imperuka. Noneho bigeze ku murongo wa 14, hano ni mu cyago cya 6 guhera ku murongo wa 12.
marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufite, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. turi kumwe? Iki cyago cya gatandatu ni icyago cy'intambara, ni icyago cy'amakuba, ni icyago cy'ibibombe binini bitera isi gutabanguka, bigatuma isi ihinduka umwirare. Icyago gishingiye ku mahanga y'Iburasirazuba n'amahanga y'Iburengerazuba, ibihugu by'Iburasirazuba n'ibihugu by'Iburengerazuba bazaba barwanira iki? Hano rero ngo inzira y'abami yabuzwaga n'uruzi runini Ufite, ariko si uko bananiwe kurwambuka. Uru ruzi rufite icyo rushushanya, icyo rushushanya. Noneho rero hepfo ku murongo wa 13 aravuga ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa munuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Iki cyago cya gatandatu kizaba cyarateguwe n'izi mbaraga uko ari eshatu: inyamaswa aribwo bupapa, umuhanuzi w'ibinyoma aribwo buprotestanti, Amerika y'igiprotestanti, urwiyunge rw'amadini aricyo gishushanyo cy'inyamaswa. Noneho hazeho n'ikiyoka ari ryo bupagani gihagarariwe na leta z'isi. turi kumwe? turi kumwe? Izi mbaraga uko ari eshatu: ikiyoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Izi mbaraga zizabyara cyangwa zamaze kubyara imyuka mibi, abadayimoni bahururiza abantu kujya ku rugamba. Kuki yiswe imyuka mibi itatu isa n'ibikeri? Ibikeri ni ibizira ku Mana. Iyo dusomye mu kuva igice cya 10 mu itangira igice cya 11, hari inyamaswa zizira n'izitazira. Twajya mu gitabo cy'Abalewi tukabibona ibikeri ni inyamaswa zizira, ni udukoko tuzira. None ibikeri bifite ubumara. Igikeri iyo kiriye umuntu arapfa. turi kumwe? Ntabwo bapfa kukigombora. Ariko noneho igikeri kirasimbagurika. turi kumwe? Iyi myuka ni imyuka idaguma ahantu hamwe, irasimbuka ikava mu Burayi, igasimbuka ikagera muri Afurika, igasimbuka ikagera muri Aziya, igasimbuka ikagera muri Oceania, igasimbuka ikagera muri Amerika. Isi yose iyo myuka itatu ikahakwira. Ni imyuka y'ubupapa, ni imyuka y'ubuprotestanti bwa Amerika, ni imyuka y'ubutegetsi bw'isi bwa gipagani. Nguko uko iyo myuka itatu isa n'ibikeri imeze. Noneho ngo nuko kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose kugira ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nimubona imyuka ihururiza abantu hamwe, ibihugu by'Iburasirazuba, ibihugu by'Iburengerazuba, duhuza igisirikare, barimo baritegura batabizi, nabo batabisobanukiwe, kuzahagarara ku munsi ukomeye w'ishobora byose, bagahangana n'Imana imbonankubone. Kuko hari aho Imana yavuze neza ko Imana ngo izaza kurimbura n'abarimbura iki? No guhana abarimbura isi, atera isi ibitwaro bya kirimbuzi, ibibunda bikomeye cyane, isi kaka umuriro, amazu bakayasenya, abantu bagapfa, abantu, ubuzima, ibiti, ibikorwa by'iremezo, ibyo byose bikangirika. Niyo myuka itatu isa n'ibikeri niri gukorera mu bami bo mu isi, niri gukorera mu nyamaswa y'ubupapa, niri gukorera mu buprotestanti, Amerika ya giprotestanti. Imyuka mibi itatu isa n'iki? Tugendane. Imyuka mibi itatu isa n'iki? Iri ni isomo rikomeye cyane. Noneho iyi myuka mibi itatu isa n'ibikeri, urugamba uko ruheruka ruzahuriza amahanga hamwe kugira ngo barwane ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Iyi myuka cyangwa se imyuka y'abadayimoni
irimo irategura inzira ku bw'urwo rugamba. Nimubona urugamba ruri kubera hagati y'Uburusiya na Ukraine, biriya ni ishusho y'ukuntu Harmagedoni igiye kuzamera. Ibyo abantu bavuga ngo intambara ya gatatu y'isi yose izabaho ni ukuri koko, ni ukuri. Kubera ko Harmagedoni ntihaba hatabayeho indi mbere yayo, ariko Harmagedoni ni urugamba byanze bikunze ruzasoza amateka y'isi, ruzasoza amateka y'isi. Intwaro za kirimbuzi zirimo ziracurwa, uburyo bushya bw'imirwanire bw'indege zitagira abapilote, ibyo birimo biracurwa. Ariko biragaragaza iki? Biragaragaza ubuhanuzi butegura Harmagedoni. Abami bo mu isi yose, buri wese ari kwitegura. Hano mu byanditswe hakoresheje abami, ariko abaperezida, abakuru b'ibihugu, abo bose bari muri uru rwego rwa cyami, nk'uko ijambo ry'Imana hano ribivuga. Murongo wa 15, dore nzaza nk'umujura. Kuki yavuze aya magambo? Mu gihe abantu bazaba bahugiranye bavuga ngo Ukraine yatewe, bavuga ngo Uburusiya bwateye, bavuga ngo Ubufaransa bwagiye aha, bavuga ngo u Rwanda rwagiye aha, bavuga ngo ibihugu byose bizaba bihugiranye, abantu b'Imana nabo batabaye maso bahugiranye muri ibyo, bari mu maganya. Noneho Yesu aravuga ati dore nzaza nk'iki? Nk'umujura. Yesu azaza atungura abantu. Uku niko ijambo ry'Imana rivuga. Azatungura benshi, ndetse nta nubwo abantu bamwe bazaba biyumvisha bati ibyago 7 n'ibyorezo byateye ku isi, ntabwo bazaba bakibiha agaciro, ahubwo bazaba barushaho gutuka Imana uko tubibona. Noneho rero avuga ngo hahirwa. Turi kumwe? Iri jambo hahirwa ryerekana amahirwe. Hahirwa uba maso. Kuba maso ni iki? Kuba maso ni ukwiga ijambo ry'Imana, ni ukurisobanukirwa, ni ukugendera muri rya jambo ry'Imana. Hahirwa uba maso, akarinda imyenda ye, imyenda, umutima, imico itunganye yo gukiranuka kwa Kristo ikwiriye kurindwa, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Iyo tudafite Kristo tuba dufite ubwambure muri twebwe. Iyo imico y'Imana itari muri twebwe tuba dufite ubwandure cyangwa se ubwambure muri twebwe. Murongo wa 16, ibateraniriza ahantu mu Reheburayo hitwa Harmagedoni. Turi kumwe? Harmagedoni. Ibyashuwe 16 murongo wa 13, ibitangaza bizava mu bupagani aricyo kiyoka, n'ubugaturika ariyo nyamaswa, ndetse n'ubuprotestanti ariwo muhanuzi w'ibinyoma, maze bibi bikoresho by'umurimo wa sekibi wa Satani. Ibitangaza turabibona hirya no hino, ntabyo mubona? Turi kumwe? Abantu Yesu yari yahanuye muri Matayo 24 ko benshi bazaduka mu izina rye bakora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi, ndetse bakiyita izina rya Kristo. Ariko muri uko kwita izina rya Kristo bazaba bashorewe n'imbaraga ya sekibi. Turi kumwe yemwe? Imbaraga yande? Tugendane. Imbaraga ya sekibi. Muri uko rero gushorerwa n'imbaraga ya sekibi, nimwe mubona ibitangaza byinshi birakoreka mu Protestant, ibitangaza byinshi birakorerwa mu Pentecote. Aya madini agize ubu Protestant ahakana inyigisho z'Iroma ku izina. Aya madini ya kigaturika, aya madini ubutegetsi bw'isi burakora ibitangaza bikomeye cyane. Byashuwe 16 murongo wa 12, ugukama ku ruzi rwa Ufite bisobanuye agace cyangwa se akarere kahozemo n'ingoma y'abami yitwa Otomani ya kera. Bigaragaza agace Uburusiya Ubuturukiya buherereyemo muri iki gihe, nk'igihugu kiri hagati y'ibihugu by'iburengerazuba Burayi na Amerika, n'ibihugu by'iburasirazuba harimo ibihugu byo muri Aziya. Turukiya ni ukuvuga ngo ni igihugu cyangwa se ni agace
kameze nk'umupaka cyangwa se kari hagati y'ibyo bihugu byombi. Ibyeshuwe 16 umurongo wa 16. Ariko mbere kuri uyu murongo wa 12 bigaragaza igihe Uturukiya buzarekeraho kuba nk'umupaka cyangwa se nk'inzitizi hagati y'ibihugu by'iburasirazuba n'iburengerazuba. Nibyo byitwa ngo uruzi runini Ufurate ruzagira rute? Ruzakama. Kuko uruzi rwa Ufurate ruri muri ibyo bihugu. Urugamba rero ruzarwanirwa ahitwa Harmagedoni muri mayiro 40, ubwo ni muri kilometero zigera muri 60 mu majyaruguru ya Yerusalemu. Icyambere, kubera iki ubuhanuzi bugaragaza Harmagedoni? Har bisobanuye umusozi, Magido cyangwa Megido ni Megido, umusozi wa Megido. Aho ngaho ni handi ijambo ry'Imana rivuga ngo bakundaga kuharwanira intambara mu gikombe cya Yehoshafati, aho Abisirayeli barwaniraga n'amahanga. Ariko ahantu hameze hati, ni ahantu bwa mbere hitwa muri centre y'isi. Turi kumwe? Ihuriro ry'isi. Icya kabiri, hakaba hahuriyeho ubu idini ry'Abayuda, idini rya Muhamedi ry'Abisilamu ndetse n'Ubukristo. Izo mbaraga uko ari eshatu nazo zirahahuriye. Icya gatatu ni ukuvuga ngo ni ahantu hakize muri peterole no mu mabuye y'agaciro. Niyo mpamvu mu by'ukuri ibyo byose cyane cyane ku bukungu kamere, umutungo kamere bakize kuri peteroli, bazabarwanira aho hantu kugira ngo bamwe babashe kuhigarura ab'ibihugu by'iburengerazuba bahigarurire, bahanyage ab'ibihugu by'iburasirazuba byo muri Aziya. Ariko ntabwo bazaba bazi ko biteguye kurwana urugamba ruheruka rwo kurwanya umwana w'Imana. Ariko bose ubwo Kristo azaba atungutse ku bicu, bose bazicwa n'ubwiza bwe. Bategereza imyaka 1000, ubwo abera bazaba bari mu ijuru. Nyuma y'imyaka 1000 nibwo bazongera kuzuka, Satani bakoranirize ku murwa Yerusalemu uzaba wamanutse uturuka mu ijuru ku Mana. Muri Yoweri igice cya 3 ibi byarahanuwe. Ntabwo ari ibyahanuwe mu byashuwe gusa, ahubwo no muri Yoweri igice cya 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12 twahasoma tukumva uko havuga. Ibi biraguha shusho ki? Birakwereka aho isi igeze. Turi kumwe? Ntabwo ari ibyishimo byo kuvuga ngo tuvuge ku mateka. Benshi bashimishwa no kuvuga reka tubavuge, twe turayazi cyane. Icyo dushishikajwe nacyo, ikidushishikaje ni ukugaragaza aho duhagaze kugira ngo abantu bagire kwitegura. Turi kumwe yemwe? Abantu be kuzatungurwa. Yesu aravuga ati nzaza nk'iki? Nzaza nk'umujura, ariko mureke abantu be kuzatungurwa. Murongo igice cya 3 umurongo wa 9 Yoweri. Banditse ngo Yoweri 3 umurongo wa 9, nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegura intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi bazamuke, amasuka yanyu muyacuremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu, n'umunyantege nke nawe ahige ko ari intwari. Nimubanguke muze abo mu mahanga y'impande zose, mwe muteranire hamwe, Uwiteka ugabe intwari zawe zihamanuke. Abanyamahanga nibahaguruke bazamuke bajye mu gikombe cya Yehoshafati, kuko ariho nzicara nkacira imanza amahanga yo mu mpande zose. Imana itubabarire. Hano uru rugamba, Yesu ashimwe, uru rugamba ni urugamba rugomba gutegurwa. Iki cyago cya 6 si icyago kindi, ahubwo ni icyago kigomba gutegurwa. None ikibazo, abari ku ruhande rw'Uwiteka bo bari kwitegura bati? Murategura imihoro, murategura amacumu nk'uko ijambo ry'Imana rivuze? No. Iyi mihoro n'amacumu umuhanuzi we niko yagomba kubivuga, ariko iby'iki gihe byo ni ibitwaro by'intambara, intwaro z'intambara, imbunda za misile, ibisasu by'ubumara. Ibyo nibyo amahanga ari gutegura.
kandi agategura ingabo. Buri gihugu kirashimishwa no kwangaja buri gihe no kwangaja buri gihe abafite imyaka yigejeje ku gihe cy'intambara. Munsi mujye mu gisirikare turwanira igihugu cyacu, ariko barimo barategura Harmagedoni mu buryo budasobanutse bo batazi. Ariko hepfo aravuga ngo intwari z'Uwiteka nazo Uwiteka ugaba intwari zawe nawe zizamuke. Abandi ku rundi ruhande nta muntu utagomba kugira uruhare muri iyi ntambara. Abantu b'Imana bo bagomba kugira uruhare mu kudacurisha imiheto, mu kutabanga imiheto, mu kudacurisha imyambi, mu kutafata imihoro ngo bayicuremo inkota, mu kudafatamo amacumu ngo ahubwo bo mu cyimbo cyabyo abantu b'Imana babwiwe ko bazafata inkota n'amacumu bakabicuramo impabuzo, bakabicuramo n'iki n'amasuka. Ni magambo abantu b'Imana bo bakwiriye kuba ikinyuranyo cy'ibi ngibi. Ntabwo bakwiriye kuba abantu bacura intwaro zo kujya ku rugamba, nta nubwo bakwiriye kujya ku rugamba kumena ayo maraso. Intwari z'Uwiteka, ariko intwari z'isi zo zizaba zitegura Harmagedoni. Ibyo turabisanga he? Ibyo turabisanga muri Yesaya. Muri Yesaya ku bwoko bw'Imana buvugwaho iki? Yesaya yavuze iby'ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka, igice cya 2. Ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku Bayuda no ku Yerusalemu mu minsi y'imperuka. Umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. Amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, i Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka. Azacira amahanga imanza, azahana amoko menshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangura irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Ni irihe shyanga rivuga ritazabangura inkota? Ni irihe shyanga rivugwa ritazongera kurwana? Ni abasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ni ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka. Niba uri mu ruhande rw'abacura inkota, rw'abacura amacumu, rw'abakoresha ibitwaro kugira ngo bakureho ubuzima bwa kimuntu, uri mu ruhande ruyobye. Uwiteka araguhamagara. Turi kumwe? Uwiteka arahamagara abantu kugira ngo bajye ku ruhande nyakuri, ariko ntabwo bivuga ko abantu bose uyu muhamagaro bazawitaba. Niyo mpamvu bazaba bategura ibya Harmagedoni. Noneho abantu bamwe bakavuga bati njyewe nica abantu ku rugamba, kandi ibyo byaha nta wundi bibarwaho, ni uwanyangaje. Buri muntu azazira icyaha cye. Turi kumwe? Buri muntu azazira iki? Ntabwo bivuga kuba wishe umuntu utishe umuntu, wishe umuntu. Turi kumwe? Icyaha kigumya kuba icyaha imbere y'Imana. Niyo mpamvu kwihana gukubiyemo ibintu byinshi. Ndetse umurimo wahawe Yohana Umubatiza ugereranywa na Eliya wa kabiri, ariko umurimo wahawe abasigaye bo mu gihe giheruka bitondera amategeko y'Imana, bafite guhamya kwa Yesu, abashoreye ivugurura, abashoreye ijwi rirenga, abashoreye ubutumwa bw'abamarayika 3 na marayika wundi. Abo ngabo nabo ni marayika ugereranya Eliya wa 3. Eliya yahagaze adatinya acyaha ibyaha bya Ahabu. Yohana yahagaze adatinya acyaha ibyaha bya Herodi. Rero Eliya wa 3 nawe akwiriye guhagarara adatinya agacyaha ibyaha bikorerwa mu isi, kugira ngo abantu bamenye uwo muburo. Benshi rero baranyura ku ruhande bakavuga bati oya nta kibazo, ibi ntimubivugeho. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mufate amacumu yanyu muyacuremo imihoro yo impabuzo.
impabuzo zo kujya gushangurura cyangwa se gukura amashara mu rutoki. Bivuga ngo ntago bakwiriye gukora ikindi cyo kumena amaraso, ahubwo bakwiriye gukora imirimo ibyara inyungu ishobora gutuma ubuzima bumera neza. Birumvikana? Amaboko ntabwo Imana yaduhaye ngo turwane, ntabwo yaduhaye ngo tujye kwicana. Turi kumwe? Imana yaduhaye amaboko kugira ngo tuyakoreshe ibintu bizima. Birumvikana yemwe? Ntabwo rero abantu b'Imana bakwiriye kugaragara muri uru ruhando rw'abarwana, rw'abategura urugamba ruheruka rwa Harmagedoni. Birumvikana yemwe? Ntabwo ari umuhanuzi Yesaya wabihanuye wenyine. Umuhanuzi Yesaya si we wahanuye wenyine ko abantu b'Imana bazifata muri Harmagedoni. Abantu b'Imana uko bakwiriye kwifata muri Harmagedoni. Mu gitabo cya Mika, umuhanuzi Mika igice cya 4, ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe w'urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi ishyirwe hejuru usumba iyindi, n'amoko azawushikira. Aya magambo ntiyavuzwe na Yesaya, kandi aba bahanuzi babayeho mu bihe bitandukanye ndetse baba n'ahantu hatandukanye, nta wigeze asoma iby'undi. Birumvikana? Nuko Mika Uwiteka yongera amusubiza ayo magambo yari amaze igihe kirekire yibagiranye, ngo kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana Yakobo, kandi izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Turi kumwe? Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka, kandi azacira imanza mu moko menshi, azahana amahanga akomeye ya kure, n'ab'inkota zabo bazazicuramo amasuka, n'amacumu yabo bazayicuramo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira inkota irindi shyanga, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Yesu ashimwe. Aba bantu batazongera kwiga kurwana ni bande? Ni ba bandi bakiriye Kristo. Imana iraguhamagara kugira ngo ube muri aba ngaba badafata intwaro, ahubwo intwaro yabo bayigira ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana rikaba muri bo. Ijambo ry'Imana ribasha gutsinda ibihome bikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ribasha gutsinda ibyananiranye. Ijambo ry'Imana, abo barwana mu isi barwana kubera ishyari, kubera urwango, kubera agasuzuguro, ariko ijambo ry'Imana ibi byose rirabitsinda. Yesu ashimwe. Iyaba bakabaye bamenye ukuri, iyaba bakabaye bamenya Kristo bakamwakira, ariko ntibyashoboka kubera ko iyi si yaguriwe gutegekwa n'iki? N'umwanzi. Kuko Adamu yemeye ububata bw'icyaha bumuzamo, kandi yabaye imbata y'icyaha y'umwanzi na Satani. Natwe rero abavukira muri iyi si nuko tuvuka tumeze, ariko Imana yahisemo kuduha umwana wayo kugira ngo abashe kuducungura. Iyi Harmagedoni rero irakomeye cyane. Amahanga yose, Yoweri, twabonye ko Yoweri igice cya 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12, cyangwa se muri Bibiliya z'9:4, 9:3 ni mu gice cya 4. Hano ngo amahanga yose azahamagarirwa kujya hehe? Kujya mu rugamba. Ibi rero ni umuteguro uriho. Ibi ni umuteguro uriho. Nubona amahanga asakiranye, nubona abantu batumvikana, nubona ibibazo bivuka mu isi, amahanga ntiyumvikane, barimo barategura Harmagedoni. Hari igihe hazabaho izo mpande ebyiri zizahangana, ab'iburasirazuba n'iburengerazuba. Turi kumwe? Ariko bahangane noneho mu gihe giheruka cy'icyago cya 6 bizaba ari umuriro wotsa. Noneho ikibazo kikibaza, ku bantu b'Imana bazaba bari mu karengane, ab'isi bazaba bafite ibyago 7. Nako ibyago ni 7. Ibyago 7, ibyago 10 byateye muri Egiputa, ariko ab'isi bazaba bafite ibyago 7 by'imperuka. Ariko muri ibyo byago 7 harimo icyago kimwe cyo kwica ubuzima bw'abantu bakoresha intwaro za kirimbuzi. Turi kumwe? Cyo ni icyago gikomeye cyane. Noneho rero hano icya kabiri, abapagani bahagurukijwe n'ijambo n'urubanza
bahagurukije kwita ku gihe cy'urubanza. Ubutumwa bw'urubanza bwatangiye mu 1844. Guhera rero muri icyo gihe ubupagani, amahanga ya gipagani yaje kugira imbaraga nk'Uburusiya, Ubushinwa, Ubuyapani n'ibindi bihugu bitandukanye, Ubwongereza, Ubufaransa. Ibyo bihugu nibyo noneho byageze igihe bitangiza intambara ya mbere y'isi yose, iya kabiri y'isi yose. Ibyo ryari itangiriro ry'igihe cy'akaga gakomeye cyane, itangiriro ry'igihe cy'amakuba. None isoza ry'igihe cy'amakuba ryo rimeze rite? Tuvuga iby'itangiriro ry'igihe cy'amakuba, ariko ayo makuba nayo akwiriye kugira umusozo. Reka tuvuge ku isoza ry'igihe cy'amakuba. Turi mu gihe cy'isoza ry'igihe cy'amakuba, ariko amakuba uko yatangiye agenda yiyongera. Igihe cy'urubanza rero turi kumwe. Ibyashuwe 11 umurongo wa 18. Ese aya mahanga arimbura isi bizayagendekera bite? Imana izakomeza kwemera ko amahanga arimbura isi? Ibyashuwe 11 umurongo wa 18. Mutega amatwi mwumva hari ibyiringiro bikomeye. Imana izaza guhana aya mahanga. Vuga ngo nuri muri ibyo ngibyo byita ngo ni ibiraka, ngo nemera Imana, ngo ariko ngomba no kujyayo nkakora icyo kiraka. Nta kiraka cyo kuroga kibaho, nta kiraka cyo kwiba kibaho, nta kiraka cyo kwica kibaho. Icyo kiraka kirapfuye. Turi kumwe. Hano hakavuga ngo amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza. Imana izazana umujinya bitewe no kurakara kw'ayo mahanga. Imirwano y'amahanga izakurura umujinya w'iki? Umujinya w'Imana. Turi kumwe yemwe. Igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, n'igihe cyo kugororamo abagaragu b'imbata bawe ari bo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramwo abarimbura isi. Urabyumva? No kurimbura abagira bate? Nimuhumure bantu b'Imana, nubwo hariho abantu barimo barimbura isi, ariko Imana igiye kuzibarimbura. Turi kumwe. Imana igiye kuza irimbure abarimbura isi. Imana igiye kuza irimbure abarimbura isi, ariko igororere n'abera. Yesu ashimwe. Igihe cyo guca urubanza. Turi kumwe. Igihe cyo guca urubanza n'igihe cyo kurimbura abarimbura isi, n'igihe cyo kugororera abera kiregereje. Yoweri igice cya 3 umurongo wa 13. Isarura riregereje. Turi kumwe. Kuko aravuga ngo isi ireze, ibisarurwa byayo bireze. Ese weze mu buhe buryo? Weze mu mbuto zo gukiranuka? Weze mu gutunganira Imana, cyangwa weze mu rwango? Weze n'abazaba ari abaturage rw'imbi badashoboye gufata intwaro, bazagira uruhande bahagararamo, vuga ati njyewe nshyigikiye Uburusiya, njyewe nshyigikiye Ukraine, njyewe nshyigikiye Ubushinwa, njyewe nshyigikiye Ubuyapani. Umutima wawe uzaba ufite aho ushyigikiye. Wowe muntu w'Imana ushyigikiye iki? Wakabaye ureba ibyo ngibyo ukabireba nk'ikintu kibabaje ku nyoko muntu, ukavuga uti Imana, kubera iki abantu bari gupfa nk'inyamaswa? Kure kwibaza icyo kibazo. Wowe ukabireba atari ukugira ngo uvuge ngo nshyigikiye aba, ahubwo ukavuga ngo Mana tabara abantu. Ibiremwa muntu birapfa nk'ikimonyo, ibiremwa muntu birapfa nk'isazi, ibiremwa muntu mu by'ukuri nta gaciro bigifite. Sore barashorwa mu ntambara, abagabo barashorwa mu ntambara, amazu meza yubatswe neza. Ahariga burya Imana nubwo yaremye umuntu yamuhaye ubwenge bwo gukora ibi. Niba umuntu yigiriye ubwenge bwo kubaka inzu ye neza ikamushimisha, iyo abaye mu mahoro n'Imana iranezerwa. Ariko tekereza kugira ngo ibyo bizu bibomagurwe, amatongo ahari ubwiza hagahinduka amatongo. Ibyo byose ni ingaruka zo kugoma. Matayo 24 umurongo wa 12. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzagira rute? Ruzakonja. Nta rukundo ruri mu isi. Turi kumwe. Nta rukundo ruri mu isi. Umwijima nk'uko twabibonye mu migi, umwijima watwikiriye iki? Amahanga. Umwijima urabuditse.
turi kumwe. Umwijima w'intambara, umwijima w'ubujura, umwijima w'ubwicanyi, umwijima w'ubusambanyi, umwijima wo kutamenya ukuri ngo abantu bakizwe, umwijima wo kutagira umucyo ari we Yesu Kristo mu mitima yabo. Bamufite ku minwa ariko mu mutima Yesu ntaharangwa. Ibyashuwe 14:6-7, igihe cy'urubanza cyaratangiye, kuko mu rwa mbere rwa Petero, mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 4, katuharebe muri Petero wa mbere igice cya 4:17 aravuga ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukamanziriza mu b'inzu y'Imana. Turi kumwe. Rero mu mwaka w'144 ubwo Kristo yavaga hera ajya hera cyane, cyari igihe cy'itangiro ry'urubanza, kugenzura urubanza, kugenzura imanza z'abapfuye hereye kuri Abeli ukageza icyo gihe. Noneho akomereza ku rubanza rw'abazima. Ese uyu munsi urubanza rwawe rugezeho rwasanga ushyigikira uruhe ruhande? Wasanga uri muri Harmagedoni, wasanga witeguye Harmagedoni mu buryo bwo kurwanya Uwiteka, mu buryo bwo kwica ibiremwa muntu, cyangwa byasanga witeguye Harmagedoni yo kurwanira Uwiteka, mani magambo yo guteza imbere gukiranuka n'amahoro bitangirwa muri Yesu Kristo. Turi kumwe. Ibyashuwe 14:8-11, Babuloni, turi kumwe, ndetse n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu nabwo burimo buravuga abantu bakwiriye gusohoka muri Babuloni, kuko abazajya muri Harmagedoni n'abazayishyigikira bose bazaba babumbiye hamwe muri Babuloni. Bazaba bararamije inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bazaba bararamijwe za mbaraga eshatu, ikiyoka, umuhanuzi w'ibinyoma na ya nyamaswa, nk'uko twabisobanuye. Byashuwe 18:1-4. Nuko haboneka undi marayika ukubiyemo hamwe ubutumwa bwa marayika wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu, abukubira hamwe, arangije aravuga nawe. Niwe marayika uvuga muri iki gihe, nibwo butumwa buheruka bubwirwa abatuye isi. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye. Isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangura ijwi rirenga ati, iraguye, iraguye, Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga, ari zo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, n'abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo no kudamarara. Numva n'ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Hari akaga gakomeye cyane k'abantu bakomeza kwizirika muri Babuloni, mu madini y'ibinyoma, mu rufatikanye rw'amadini, ekumenisme, amadini yayobye, amadini yataye isabato y'Uwiteka, maze ayo madini agashyigikira icyumweru, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu, abasengazuba. Ayo madini abayagize barahamagarwa kugira ngo bave muri Babuloni, bareka kwifatanya n'inyigisho z'ibinyoma. Bashobora kuba bafite ukuri, ariko ko kuri kurimo ibinyoma bivanzemo, ibinyoma bivanzemo. Abantu b'Imana bafite inshingano yo guhinduka uyu mumarayika, kuko marayika ntabwo azagaragara ku bicu, ahubwo nabakira ukuri bakakugenderamo. Abo ngabo bagereranya marayika. Marayika, ijwi rivugira mu ijuru, ijwi rya Yesu rirahamagara, rihamagarira muri abo bantu, nyaboneka ngwino, nyaboneka ngwino, ngwino wakira ukuri, ngwino wakira umucyo, uwugenderemo, ureke kwifatanya n'abazarwana Harmagedoni barwanya Uwiteka. Aya mahanga yose azateranira ku musozi wa Megido, ku kibaya cya Megido, Harmagedoni, mu cyago cya 6. Imbabazi zizaba zararangiye.
Yesu ashimwe. Imbabazi zawe zagize zite? Nabonye ko Elena White aravuga ati, nabonye ko ubwoko bw'Imana ari umutungo wayo wihariye, batagomba kwiyangaja mu ntambara, kuko irwanya buri hame ryo kwizera kwabo. Mu gisirikare ntago babasha kumvira ukuri ngo bahindukire bumvire n'ibisabwa n'abayobozi babo babakuriye. Hakomeza kubaho kunyuranya n'umutimanama. Abantu bo mu isi bayoborwa n'amahame yo mu isi. Abantu bo mu isi bayoborwa n'amahame yo mu isi. Ntago bashobora kwishimira andi mahame. Politike y'isi n'ibitekerezo by'isi bya rusange bigize amahame y'ibikorwa abayobora kandi aberekeza ku bikorwa bisa nk'aho ari ugukora ibyiza. Ariko ubwoko bw'Imana ntibushobora kuyoborwa n'ibyo byiyumviro. Amagambo n'amategeko y'Imana byanditswe mu mitima niwo mwuka kandi niwo bugingo. Harimo imbaraga muri byo kandi bituma umuntu agira kumvira kudakebakeba. Amategeko 10 ya Yehova nirwo rufatiro rwo gukiranuka kose ndetse n'amategeko meza yose. Kandi abakunda amategeko y'Imana bazahuza na buri tegeko ryiza ryo mu gihugu. Ariko mu gihe bisabwa n'abategetsi b'isi birwanya amategeko y'Imana, ikibazo kibazwa n'iki gusa ngo se twumvira Imana cyangwa twumvira umuntu. Ngane byitoro umuzingo wa 3 page, umuzingo wa mbere page 364. Abantu b'Imana bakwiriye kumvira mu buryo bushoboka bwose, bakagendana n'amategeko meza. Ariko igihe haje amategeko arwanya amategeko y'Imana, turi kumwe, hakwiriye kwibazwa ikibazo nk'iki ntumwa kizabaje ngo nimuhitemo, ese twumvira Imana cyangwa twumvira abantu? Uko niko abantu b'Imana bahagaze. Bakwiriye kumvira ngo itegeko ryiza ryose ryo mu gihugu rihuje n'amategeko ya Yehova. Turi kumwe. Ariko mu gihe amategeko y'isi, abategetsi b'isi bashyizeho amategeko arwanya amategeko y'Imana, bakavuga bati guhera uyu munsi nta muntu dushaka ko yongera guterana ku isabato. Kandi ubwo ni ukwica itegeko rya kangahe? Rya 4. Guhera uyu munsi mwese mufate imihoro mugende mwica abantu. Guhera uyu munsi mwese mufate imbunda mugende murwane mwica abantu. Uko ni ukwica amategeko y'Imana. Ntago abantu b'Imana bakwiriye kumvira ngo bumvire n'ibirwanya amategeko y'Imana. Bakwiriye kuvuga ngo dukwiriye kumvira Imana kuruta iki? Abantu. Ariko abantu bitonde, ntago ari ku mategeko yose. Amategeko y'igihugu ni meza, ariko iyo habayeho ubutegetsi buhatira abantu kujya kumena amaraso, icyo gihe abantu b'Imana bahagarara ku ruhande rw'iki? Bahagarara ku ruhande rw'Imana bakanabizira. Nibwo akarengane kaboneka. Ariko usanga abantu baririmba akarengane barimo baramena amaraso y'abandi. Barimo bariba, barimo barasambana, ariko bakaririmba tuzarenganywa twubaha Imana, Yesu ari muri twe. Ariko Yesu ari muri wowe hehe? Turi kumwe? Ubwami bwacu ntago ari ubw'isi. Dutegereje Umwami wacu, Umukiza wacu uzaza avuye mu ijuru akaza ku isi agashyira hasi ubutware bwose n'ubutegetsi bwose, akabushyira hasi maze agashyiraho ubwami butazahanguka. Ubwami bwacu rero ntago ari ubw'isi nk'uko nawe yabivuze. Imbaraga z'ubutegetsi bw'isi ziranyeganyezwa. Ntabwo dukeneye kandi nta na rimwe dukeneye kwihuza n'amahanga y'isi mu ntambara. Imihagarare yacu aho igishushanyo Nebukadinezari yarose igaragazwa n'amano, aho amano agabanijwemo ibice adashobora guhura y'ibumba n'ibyuma bivanze. Ubuhanuzi bwerekana ko umunsi w'Imana ukomeye udusatiriye urihuta byihuse cyane. Ibihamya by'itoro umuzingo wa mbere page ya 360.
ibiri kubaho rero. Aravuga ati nabonye umubabaro mu gihugu uwo tutigeze tubona ku isi. Turi kumwe? Uwo mubabaro isi itigeze ibona. Birumvikana? Numvise gutaka, numva urusaku rw'umubabaro. Nabonye imbaga nyamwinshi z'abantu, amakampani y'abantu y'ingabo, amakampani cyangwa se ingabo, amatsinda y'ingabo ari ku rugamba. Numva amabombe y'ibitwaro bya kirimbuzi, numva intwaro zisakirana z'abasakirana, abarwana amaboko ku yandi, gutakamba no kwinginga ko abantu bari gupfa. Isi cyangwa ubutaka bwari butwikiriwe n'intumbi. Nabonye isi yabaye umusaka, mbona kwiheba kw'imiryango, mbona inzara nyinshi mu ngo, inzara ikomeye mu ngo nyinshi, ndetse no mu miryango myinshi ifite inzara izarushaho kongerwa uwo mubabaro w'inzara. Ntabwo umubabaro uzashira. Urumva? Ndetse ngo mu maso ya benshi hasaga nk'ahanyinyiriwe, bishwe n'inzara. Ubwoko bw'Imana bukwiriye gutanga umuburo hakiri kare, bukamenya ibimenyetso by'ibihe. Ibihamya umuzingo wa mbere paje 260. Ntabwo ibintu bikwiriye kubera ku isi ngo abantu b'Imana bavuga ngo twebwe se turi mu Rwanda, twebwe se turi muri Afurika, ibi ntibidukozeho. No, nubona muri Ukraine harimo ibibazo nka biriya, abantu barapfa umusubirizo, abantu barazira ubusa, jya umenya ko ibihe bikomeye nk'ibi ngibi bya Harmagedoni birimo birategurwa kandi byarateguwe, ariko igisigaye gusa nuko n'imbarutso y'igihe bizabera. Jya utanga umuburo ku bakwegereye, kuko bariya bari gupfa, barimo barapfa nta muburo babonye. Turi kumwe? Kandi icyo Satani ashaka, arashaka ko abantu bapfira mu byaha bataburiwe. Turi kumwe yemwe? Abantu, Satani arashaka ko abantu bapfira mu byaha bataburiwe. Bataburiwe. Neretswe abaturage bo ku isi bari mu rujijo ruteye ubwoba, cyangwa se bari mu muvurungano uteye ubwoba. Intambara, kumena amaraso, kugomwa ibyabo, inzara, ubukene, ibyorezo, indwara z'ibyorezo byari bikwiriye mu gihugu hose. Turi kumwe? Noneho nakavuga ngo mu gihe ibi bizaba bigose ubwoko bw'Imana, batangira kwiyegeranya, batangira kugirana ubumwe, bashyira ku ruhande ingorane nto zibatandukanye. Kwikuza ntabwo byongeye kubagenga. Kwicisha bugufi gukomeye nibyo byafashe uwo mwanya. Umubabaro, agahinda, ndetse n'ubukene, ibyo byose byahawe intebe. Noneho umuntu ahinduka nk'umusazi, umuntu utagira umutimanama ahinduka nk'umusazi, akora ibinyuranye n'ubwenge nyakuri. Turi kumwe? Biragoye. Isi yose iyo bavuga ngo bishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose, ukwiriye kwibaza uti bimeze bite? Ese ubugingo bwanjye burejejwe? Ese natanze umuburo mbwira abantu ko isi igiye kurimbuka kugira ngo badapfa bapfiriye mu byaha? Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye hehe? Hahirwa bapfa bapfiriye mu Mwami, kugira ngo baruhuke imirimo yabo kandi imirimo yabo igende ibakurikiye. Ariko hari icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aho kugira ngo ukore icyaha, hitamo ubukene, hitamo kugawa, hitamo gutandukana n'inshuti, hitamo kubabazwa uko ariko kose, aho kugira ngo wanduze urusengero rw'umutima urwandurisha icyaha. Guhitamo gupfa mbere y'uko usuzugura
cyangwa se ukandagira amategeko y'Imana, nibyo bikwiriye kuba intego ya buri Kristo wese. Twebwe nk'ubwoko bavuga ko turi abavugurura, tubitse ibyera, dufite ukuri kweza kw'ijambo ry'Imana, tugomba kwerereza urufatiro rukaruta uko byari bimeze cyangwa se bimeze muri iki gihe. Amagambo ari mu Bihamya by'Itorero umuzingo wa 5 paji 147. Abavuga ko ari abavugurura, bashoreye ubugorozi, bashoreye ivugurura, bakwiriye kwerereza urufatiro rw'amategeko y'Imana. Ntabwo abantu bakwiriye kuvuga ngo turi mu bubyutse, turi mu ivugurura, abandi bati turi abagorozi, ariko ushoreye amategeko y'Imana cyangwa urimo urayakuraho. Isabato iracyafite agaciro kayo. Andi mategeko, itegeko rya 6, ntukice. Iri tegeko abantu bibanda ku isabato, ariko iri tegeko ntabwo abantu baryumva. Abati twubahiriza isabato ariko tugafata intwaro tukajya kwica ibiremwamuntu. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko abantu b'Imana bakwiriye kumera. Abantu b'Imana bakwiriye kuba bavuga, bakagaragaza urufatiro. Gupfa rero mbere y'uko ucumura amategeko y'Imana nibyo bikwiriye kuba intego y'umuntu wese. Nani magambo, nukwiriye kwemera gucumura amategeko y'Imana nubwo waba ukangishwa iki? Urupfu. Kuko urengera ubugingo bwe azagira ate? Azabubura. Ariko utita ku bugingo bwe ku bwa Kristo niwe uzabubona. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Tugana ku musozo. Yesu ashimwe. Tugana he? We have enlisted in the army of the Lord. Twebwe twiyangaje mu gisirikare cy'Uwiteka. And we are not to fight on the enemy's side. Kandi ntabwo tugomba kurwana ku ruhande rw'umwanzi, but on the side of Christ. Ahubwo tukuri kurwana ku ruhande rwa Kristo. Where we can be united whole in sentiment, in spirit and fellowship. Hahandi tugomba guhurizwa hamwe twese mu byiyumviro, mu mwuka no mu buvandimwe. Those who are Christians indeed will be branches of true vine. Abakristo nyakuri bazaba amashami y'umuzabibu nyakuri, and will bear the same fruit as the vine. Kandi bazera imbuto nk'iz'umuzabibu. They will act in harmony in Christian fellowship. Bazakorera mu buhuze mu buvandimwe bwa Gikristo. They will not wear political badges, but the badges of Christ. Ntabwo bazambara ibirango bya gipolitike, ahubwo bazagenda bambaye ibirango bya Gikristo. Nibyo navugaga, ngewe nshyigikiye Abarusiya, nshyigikiye Ukraine, nshyigikiye Abanyegiputa. No, ntabwo abantu b'Imana bakwiriye kuba neutral. Nta ruhande bakwiriye gushyigikira, ahubwo uruhande bakwiriye gushyigikira ni uruhande rwa Kristo. Kristo avuga ngo iki? Sibyo? Kristo azana amahoro, birumvikana yemwe. Kristo yazanye amahoro mu isi. No badges of political, no political badges. Nta mabaje ya gipolitike. Turi kumwe? Ngo tujye mu myigaragambyo. Abantu b'Imana ntibagira imyigaragambyo. Turi kumwe? Abantu b'Imana ni abanyamahoro, ntibakwiriye kurangwa mu myigaragambyo. Turi kumwe? Bakwiriye kuba abanyamahoro, abantu bunga abandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hano rero amagambo asoza aravuga ngo, very soon strife and oppression of foreign nations will break forth with an intensity that you do not now anticipate. Bidatinze amakimbirane no kugirirwa nabi mu mahanga bizaduka bifite umuvuduko mutigeze mukeka. Turi kumwe? The tempest is coming and we must get ready for its fury, but having repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Umuraba uraje uriteguye mu bukana bwawo,
turi kumwe? Witeguye muki? Mu bukana bwawe, ariko kubwo kwihana ku Mana no kugira Yesu Kristo nibyo bikwiriye kuturanga. Yesu ashimwe. Turi kumwe? The Lord will rise to shake terribly the earth. Uwiteka azahaguruka anyeganyeza isi mu buryo buteye ubwoba. We shall see troubles on all sides. Tuzabona akaga aha tuzengurutse hose, nta buhungiro buhari. Turi kumwe? Hamwe hazaba hari intambara, ahandi inzara, ahandi agisida, ahandi kutumvikana, ahandi kugirirwa nabi, ahandi ibintu bitandukanye, imiryango, impande zose. Turi kumwe? Thousands of ships will be hurried into the depths of the sea. Amato menshi azarohama mu nyanja. Navies will go down and human lives will be sacrificed by millions. Kandi ayo mato manini azarohama maze ubuzima bwinshi buzimirire muri iyo nyanja. The end is near. Probation is closing. Iherezo riregereje. Imbabazi zigiye kurangira. Zirimo zirarangira. Ndongera nsubiremo aya magambo. Iherezo riregereye. Turi kumwe? Imbabazi zirimo ziragira zite? Imbabazi zigiye kurangira. Reka Imana idufashe. Iduhe kunesha. Iduhe kumenya ko Harmagedoni ni urugamba rureba buri muntu wese. Ariko ku bantu b'Imana saba gutwara intwaro z'umubiri. Nabo gutwara intwaro z'umubiri. Uzaba uri ku ruhe ruhande? Ku ruhande rw'Uwiteka cyangwa ku ruhande rw'abarwana rw'umubiri? Abarwana rw'umubiri, abari mu ruhande rwa Harmagedoni, bisha amategeko y'Imana, banga kumvira. Abo ngabo bari ku ruhande rwo kurwana rw'umubiri kandi bazarimbuka bidatinze ubwo Kristo azaba agarutse. Imana rero dufashe kugira ngo urukundo rwa Yesu rugwire muri twe kandi turusheho kunesha mu izina rya Yesu. Reka turirimba indirimbo y'Ijana na 10 tuhagaze. Umva amagambo y'Umukiza niyaguhe ubugingo, wa munyabyaha menya ko hahirwa abakomeza amategeko, hahirwa abayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa, hahirwa abayakomeza yose, barahirwa barahirwa, kuyumva gusa n'ukuturwa biza rwose, kuyumva dutinya n'ibyadukiza, hahirwa abayumvira yose, hahirwa abayakomeza yose, nibo bahirwa barahirwa, hahirwa abayakomeza yose, barahirwa barahirwa, bazinjira n'umunezero mu mudugudu w'Imana,
atabishavu n'umubabaro begera igiti cy'ubugingo hahirwa abayakomeza yose nibo bahirwa barahirwa hahirwa abayakomeza yose barahirwa barahirwa. Reka dusenge. Data wera, Mana yacu, kubw'ineza n'urukundo rwawe watugiriye ukatugezaho iri jambo ryawe ukaricisha mu bikoresho biciye bugufi nkatwe kugira ngo ribashe kugera mu mitima yacu kandi ribashe gusakara ku bariteze amatwi n'abazaryumva, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba imbabazi ngo urusheho kutweza mu gihe tubona ibiri kubera ku isi by'intambara n'imivurungano, ibyo tubonye ko ari ibitegura Harmagedoni, icyago cya gatandatu kizayoboza isi, ubwo imbabazi zawe zaba zarangiye. Ndakwinginze kugira ngo buri mutima wose wumvise ibi ngibi ubashe kubishyira mu ntekerezo, habashe kubaho kubyitaho, habashe kubaho kwihana, kuko tubonye ko ubwo amato azaba arohere mu muhama mu nyanja, ubwo imbunda za kirimbuzi zaba zikaze ku isi, abantu mu by'ukuri bazagira ubwoba n'igihumure, ariko kwihana nyakuri niko kuzaba gukenewe. Turagusaba kugira ngo muri iki gihe uduhe kwihana kandi uduhe kumaramaza kugira ngo dutandukane n'ikibi cyose, uduhe gutanga umuburo w'iki gihe, turakwinginze. Komeza rero ufashe abari muri Ukraine bagirirwa nabi, ubarengere kandi ubwoko bwawe uburengere, turakwinginze. Komeza itorero ryawe haba mu gihugu turimo n'ahatuzengurutse hose, urasabira ndetse n'ubutegetsi bw'isi Mwami ubashe kubugira neza cyane kugira ngo imyanzuro bafata ye kubangamira ikiremwamuntu, nubwo imyanzuro ibungabunga ikiremwamuntu, turakwinginze. Kuko nta mahoro dufite ntabwo twabasha no guhimbaza nyakuri. Gahoro tugire neza kandi isabato ikomeze tubereye umunezero mu izina rya Yesu, amen. Dushime nyir'umugisha, tumushime hasi twese, nabo mu ijuru dushime Data